ingarika mu mahina iya rwuhiramo isakura ishengero utakesha mihana rusindisha ubona hamije indekwe ndowe ndamutse itarohumva aho gutinya ndakurahiye umutabikangwa rumata miheto umutakwinkindi nkera kurusha yego kandi ibyo uvuga byose uramaze ukunda se imyambi ndizibukira inkaguca ruhinga nkagutega mbushi urahava rwose utanyisuki ahubwo rero ni sasa ni sasa ibyo bikiri ko ni amazi uvugisha ukuri aya ni amazi y'umwimerere bita muri Nile bita muri ki bayita Nile cyangwa harimo ibindi bintu ni amazi cyane igikoma usanga harimo akuma niko mani bya Filipo biriya bintu ari kunywa ni amazi cyangwa harimo ibindi Filipo abatubeye ese amazi unywa gake gake cyangwa yegora kuko ufite inyota kuri gataho kuri gataho buriya rero umusore iyo atagira ngo atazira inzara cyangwa ngo uticura usoma gake ugenda ugira gutya ese Fili usigaye warakize gusa ibyawe ufite akazi ahantu mu ruganda yego wagiriwe icyizere nagiriwe icyizere hari benshi bajya bavuga aba bana n'ubumuga nta kazi bajya babona kandi twebwe turashoboye dufite ibyo dukora twarize warize ariko hariya wize ibiki software development uzi gukora ama software yes urangira ibiraka vuba cyane Filipo rwose hano ni he tugusanze aha ngaha rero musanze ni mu karere ka Nyaruguru aba ari umurenge wa Kibeho akagari ka Mbuga yego hano bahita mu cy'ubundi busanzwe aha ngaha n'ubundi ni hahandi bakunda kureba ibyiza byatatse u Rwanda nyine bahita aho tugera mu Rushubi muri no quartier bahita mu no quartier se singaruriro se ni nkangaruriro uvugishije ukuri yego ntubeshye ntago nkubeshye ntabwo hazi Fili aha ngaha amagenda nk'umugenzi kandi bitambukira aho uzi ni Kibeho gusa aho nzi honyine Kibeho se impunge aho uzi ni impunge no mu Gateko aho ku kibuga cy'indege aho indege zihagarara ariko ngo bazana natwe byageze muri Nyaruguru kiriya kibuga se kigaho indege zimeze gute indege za kajugujugu yego uvugishije ukuri ziraza zikagwa ariko wambwiye turi kuza ngo hagwa ngo Boeing ngo Rwanda Boeing ntabwo yajyaho ngo Rwanda yagirwa kuri ntabwo ari Kanombe hariya reka ntabwo ari Kanombe hari iwanyu kandi ka kabuga kagwaho imodoka zizanye amaraso none se kuki wambeye aya ntabwo reka kariya k'imuhanga kabikirwaho kariya binjizamo amadoroni ukoresheje ama software kano kazana amaraso na drone oya ntabwo ari kariya hagwaho indege zimeze zite kariya kagwaho indege nziza y'umukire yiguriye indege ntoya kajugujugu yego zikakorerwa ni umukire wiyubakishirije uruganda rwo bita Brown Plantation in Rwanda Limited Brown Plantation in Rwanda Limited ubwo rero niwe wikoreye kiriya kibuga ngo nashaka gushora imari ye cyangwa amajyane niwe washatse kugishyira hariya kandi ni intambwe gutera muri Nyaruguru mwateye imbere yego usigaye mufite ikibuga cy'indege yego muri abasirimu ubu ugiye kudutembereza he ahubwo tugiye kujya ahantu bita aho dukunda kogera bahita nk'iki narwita mu rwogero rw'abazungu buriya rero abantu b'abanyamahanga bakunda kuhatemberera nabo bakahagera bakareba rwa rwogero bakareba za pisine birirwa bidumbamo noneho iriya niyo pisine y'umwimerere ntabwo uzi ko wari wahegeramo uraje wirebera mu kanya pisine yitwa ngo iki urumararungu bayita imararungu bahita muri Nyirashora oya Nyirashora ryo ngiryo ni ibyacu naho irindi twaryise mu mararungu uyu ujya kuhogera se yego
ahubwo amazi bwiwe n'iki wasanga ariho navomye ino rikeri noneho muvoma muri kera ohoho ntiwabimenya ayo mazi uri kurigata nibo ndayakemanga amazi barayarigata no gusoma duke duke nta kibazo kandi nta kibazo kandi urabizi uriya ni sheri wawe se uriya muntu ni sheri wawe ko uriya ni wa mwana umwanya kureba cyane utambuka kandi twariganaga ndabizi namwigishaga ndi umwana hariya uri mwarimu nani maze gusaza ariko hari ibintu abantu benshi bajya noneho uvugishije ukuri hari abantu bajya bavuga ati abantu babana n'ubumuga hari ibyo ngo badashoboye bashoboye kwigisha bashoboye gukora imirimo ntayo bashoboye mu kazi kose sibyo hari igihe ujya gusaba akazi uvuga ati wowe urahejwe hari ahantu byiza kubaho se kenshi nkajya gusaba nk'ikiyede bakavuga ati wowe ibuye ntaryo ubasha nyine bubakisha za fondasiyo byo bita uzamura foundation y'inzu sibyo niko ngo ntiwabishobora we ntacyo ushoboye ngo ni nk'aho ari nko guheza umuntu ubana n'ubumuga bagupfobeje kuko ubana n'ubumuga nko gupfobya noneho hari aho ugera kakubwira ati we nubwo wize ufite kaminuza cyangwa waraminuje nta kintu ushoboye nta somo na rimwe nta kintu kimwe nta naho muhuriye ariko wagera kuri teri hari abaguha agaciro hari naho ujya kwigisha cyangwa ukajya gukora cyangwa nkajya mu kindi kigo nkavuga ndashaka internship ukavuga ati we ntacyo ushoboye kandi bya bintu bishoboye naho wa wundi udafite ubumuga arabishoboye ntabyo ashoboye wewe ni nk'idebe ariko wowe unashoboye ukavuga ati we ntacyo ushoboye bitewe n'uko bakureba yego wabwira icyo se abantu baba bakora batyo ikintu nababwira hari ukuntu umuntu ubana n'ubumuga afite ubumuga butandukanye sibyo hari ubumuga bw'ingingo hari n'ubumuga bukomatanyije muri ubwo bumuga bwose tubuhurijemo twebwe tuvuga nyine sibyo tubuhurijemo bwaba ubumuga bukomatanyije bwaba ubumuga busanzwe sibyo ushobora kuvuga ati ngiye gusaba akazi narize mfite diplome yanjye mfite lisasi yanjye ya kaminuza sibyo kandi ibyo bintu ugasanga wowe ufite lisasi nta kazi ubonye ariko wa wundi ufite 6 AD arakabonye ibyo bintu ni nko gupfobya umuntu ufite ubumuga ibyo bintu bicike kandi ntibizongere kandi nzi neza mu muco nyarwanda ibyo bintu byaraciwe bicike ntabwo ari ubupfura ibyo bintu byavuyeho yego hano turi kumwe na Janvier umujene hano hantu sinzi ukuntu yatubwira ngo ni hehe hariya ari kuvuga ngo hano ni hehe turi ahangaha ni muri Mbuga hano ni Mbuga oya aha ni muri Mubuga aha ni muri Mubuga ntabwo ari Mbuga ahubwo ni Mubuga mu kagari ka Mubuga we yarimo aravuga ngo ni Mbuga bishobora kuko muri ariko uwakumva yabisobanukirwa agahita abimenya nimba mvuze muri Mbuga agasanisha akazamura ariko ni Ingarama Ingarama se n'akagari oya ni umudugudu yego ubwo ni nk'umudugudu niko wabyita ni village agace ka Ngarama ni akadugudu ka Ngarama none ngo tugiye kwimanukira ubu ngubu tugiye kujyana Filipo ku mazi kwidumbaguza oya nukoga ku mazi meza no mu mararungu ndashaka kujya mu kavuguto kwidumbaguza ariko reka ngiye kubanza kumucisha ahantu bita muri Nyirashura tujye muri Nyirashura koga hari waterfall ariko ndahakumbuye hari ahantu ndashaka kujyayo kwidumbaguza nkareba biteguye twagiye wereka turaba dufatiye none se hari ikintu ugiye gukora se nta kindi okay let's go twagiye cyane Javuze ko maze kwamamara man wari wareba Shangazi Shirirungu yego ntawe nzi abantu baragira bati mwene wabo mu yego ati mwene wabo mu mbeje we firi yo ngo ro mu mvejuru subwo mu mvejuru ashatse kuvuga iki ni wowe uhazi se muhaziranye hose Kabanzi w'i Rwanda
yego hano iwacu cyane. utu tuyira nari dukumbuye cyane kunyura muri utu tuyira. Noneho hari umuririmbyi ujya ubivuga neza, akayira kazi iwanyu ntikagira amayobera. Yego, ubwo rero nubwo wahanyura inshuro igihumbi uhumirije ntabwo wahayoberwa. ntabwo nahayoberwa. najya mpanyura kera muri utu tuyira. urabyuka mu gitondo uzinduye ariho ajya gushaka utwatsi tw'ingurube, ngiye kwahira ubwatsi bw'inyana, agira ngo yitegure ajye ku ishuri. iyi mihora nayikundaga kuba kera, nyine baraza kugenda babyiyibutsa. Filipo naguha ako kantu kuko nshobora kuba ntakumva neza, tubwire ukuntu ino mihora ariko abantu benshi baragenda bayibuka. abantu benshi babaye utuyira nk'utu ngutu two mu cyaro, inzu usanga iri hepfo ukuntu, mu gihe Kigali hose imihanda ibigerayo, ariko hano hari utuyira turanyura ahangaha. tumanuka muri uyu muhoro. ahubwo n'uwo uwo niwe muhoro ubundi. noneho tugiye kubereka isumo mo hariya hepfo muri Nyiranshura. tugiye koga muri Nyiranshura, tugiye kubereka isumo, tubereke ikibaya cyiza cya Rwoganyoni. umva ko tubafitera mani, nari nkumbuye Nyiranshura. kugenda noge kabisa. ahubwo wanyimye amazi aragoye kuko ngiye aho ari. amazi urayisangiye aho ari, ariko kuri gushyiramo kilometero. oya ndahari. iyo ndi muri quartier rero nuko abantu ujye ubereka, ariko kama imibyuko y'amasaka ariko sha umuco nyarwanda wo ku itariki ya mbere, aho biziza ku itariki ya mbere hari kuvuga ngo umuganura. ndabona twawiteguye kandi urabibona. reba no masaka, ari no mahundo. aya masaka bayita nguki? aya ngaya amamera. ariko Filipo none abantu badukurikiye batubwire aya masaka ngo bayita amamera. Jafiri uri agatangaza. amasaka rero bayita mweru. mweru? oya Fili urambeshye. Filipo arambeshye. ni murebe no muntu uvuze ngo ano masaka ngo ni amamera kameme. Jafiri nawe rero ubundi Kamanzi hari andi masaka, hari ubundi bwoko bw'amasaka butari ubu bwitwa amayenzi. yego rata. ariko aba ari amasaka yera ari manini ajya gusa umweru. nitugira ahantu tunyura muri tuno tuyira twacu turimo ndaza kutubereka. gusa ayo yandi atari amayenzi ni amatuku. ahubwo ni amatuku. aratukura nyine aratukura, ariko ntabwo mbyibuka neza ukuntu babyita mu Kinyarwanda, ariko icyo nibuka cyo gatuku. amasaka atukura yandi avamo wa mutsima wo mu muco nyarwanda. mu muco nyarwanda bawita ngo igifiri. wa mutsima mwiza bita rucikibo. rucakarara. ndumva neza uyu. yego isakuze kurizuminga neza uri kurure. mbonye icyo Filipo azi. azi rucakarara. Fili na hano tuba dufite ibishyimbo byiza. ibishyimbo byo byita nguki? ibishyimbo ni mushingiriro. ibi ngibi ni imishingiriro kubera ko byerera ku biti bizamuka hejuru. hari ibindi rero byerera hasi biba ari bigufiya byitwa gafundo. aho bikubwira ngo ni mushingiriro nuko baba bashyizemo kino giti kikagifata. yego abantu ntibagapinga abantu bo mu cyaro turakize. mwebwe rega ntabwo mujya muhaha. ntabwo duhaha, tunyura munsi y'urugo. Fili wanyoye amata? amata y'inka yimye bayita nguki? amata y'inka yimye bayita nguki Fili? yimye uwo munsi. amaki? amarinda. muheto ni data. yewe ubahe musore. akumiro nitushe. bayita amasitu. hanyuma se Fili, amata y'inka yabyaye hanyuma kama unkundire uhagarare hano wereke abantu iriya misozi, ubereke Gihango, ubereke Mpanda, ubereke ibisi bya Huye, ubereke Remera, hanyuma babone na kiriya gishanga cyiza cyo mu Rwoganyoni. yewe data ahubwo rero dukomeza tumanuka tubwire abantu ko tugiye hehe ku isumo hasi muri Nyarashura. tugiye koga. yego
dushaka tube ducumbikiye ahangaha tuze kongera kubereka tugezeyo. Yego kandi. Ahubwo rero azi gutarama cyane. Niko. Yes. Turakomeje turamanuka. Yes, tukimanuka rero tugana kuri iryo sumo. Turi hano kandi mu ishyamba. Twegereye mu Kama zino ntusi urazizi? Kigali zirahaba? Izi ntusi ntabwo ziba i Kigali. Izi ntusi ngo ziravura. Muri Covid ngo nizo bifashishaga. Izi ngizi ni umuti cyane. Iriya bayita Rutare. Ngo bari kwiga. Ako reka tuze kwegera kugira abadukurikiye baze kubibona neza. Ngo bazita Rutare. Iyi ntusi ubona isa umweru. Iyi ngiyi. Iyi bayita Rutare. Iyi bayita Rutare. Rutare. Rutare cyane. Izi nizo bifashishaga muri Covid. Muri Covid zagiye zifasha abantu benshi. Iyi ngiyi wayitetse. Sarinya. Sarinya. Rutare n'iyi yatandukanye mu myerere cyangwa mu mikurire. Ariko umuti dukunda abanyarwanda benshi bakunda kwifashisha ni Rutare. Rutare ivura iki? Iyi Rutare ivura Covid mutoya zifite inzoka barakamuvugutira akanywa twatuzi za nzoka zigacura. Rutare hari no kuntu uba wagungubiranye warwaye ibintu bitandukanye ukayiteka ukavanga n'ibindi byatsi hanyuma no gusa kagira inka n'abana ugasabika hanyuma ukiyuka ibindi ubundi nkurikira ndakwereka n'ibindi. Tugeze mu ishyamba ibiba by'ibitohera. Ni ishyamba ry'ibitohera ritangiye gutoha rimeze neza cyane. Iyo byita ibitohera. Mama we mbega ahantu heza ahangaha kagacucu se cyane. Kagacucu ni sawa. Ubundi kera umusore ukigimbuka yatereteraga mu bitohera. You remember? Ntabwo mbizi, ntabwo nigeze ntereta. Wowe ntabwo wabyirukiye mu cyaro? Yarabyirukiye mu cyaro ariko ntabwo nigeze ntereta. Tuzahurira munsi ya rya shyamba ry'ibitohera. Ngo bahuriraga ngo misa ya mbere irangiye. Misa ya mbere irangiye bagahurira aho ngaho. Aho cyane. Tamvugisha n'akari murero wa mugabo. Dukomeze turaza kubabwira aho tugeze turagenda tubaho. Yego twagiye twikomereza. Ahubwo rero twakomeje kwizihirwamo gake gake. Rega burya intore zirizihirwa n'impamo. Ubundi gahunda ikurikiye tuzababwira ko tuzajyana mu Mutara, ariko abafana bacu bo tuzajyana mu Mutara. Mu Mutara tuvuge nka Bitinde turebe n'iriya mirambi yaho ngayo nguko irambagira inyambo. Ahubwo rero ndashaka ubukobye bandi. Iki ndashaka ubukobye. Yego nkuko mubibona rero tugeze ku isumo ya Nyirashira. Ahubwo nari mpaguye nahangaha cyane. Aha niho iwacu. Uru rutara baruzi rufite amateka menshi cyane, ariko tujyamo ahangaha tugakaraba tukidagadura. Amazi aramanukana hariya hepfo turakomeza tubereka. Ahubwo rero ubu tugiye kwicaramo ahangaha amazi adushungukeho twese turajyamo. Haba Kamanzi ndi kumwe na Filipo ahangaha. Filipo ikaze hano mu rutare rwa Nyirashira. Karibu rwose ku mazi apana pisine n'abya bindi babeza amwe neca amwe bavuga ngo n'amamararungu cyane urahabona. Ubwo rero tugiye kwicaramo hariya twoge tuze kubahereza feedback. ngari mujye mu bandi turebe naye ndazi. Yes, Kamanzi nawe reka tumwakire. Original. Wow, very nice. Enjoy. Kandi n'impungure zihoza abana wihehe mwanurira
ko wazi wanyu mu mata watanze agatemba we uko biganza bigabamariza ngwinore umenye umuravumba n'igicucu n'igiti cy'umuvumo kandi imbehe n'inkongoro niho biva dore isekura n'umuvure ngo aka kamaro k'umuvumo urankujyanira bega kwa bikina usangeyo bizegera n'isogokuru bazibete bazinikize maze inka y'abagunga igukamirwe nugerayo bazaguha amata baguha impengeri usombe z'ikivushyu n'umutobe uzakumara inyota kandi n'impungure zihoza abahana uri hehe mpanurira uri hehe ngo nguhaze ndifuza ko wazi wa ahubwo rero ndabisha cyane